Muraho neza ndabasuhuje. Dore inkuru ibabaje abantu batari bakeya, inkuru y'incamugongo ku bakunzi ba Gogo Gloriose, umuhanzi uzamutse mu gihe gitoya, umuhanzi uzamukanye impano idasanzwe muri gospel hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yari umuhanzi watangaga icyizere muri gospel ku buryo ntiwatinyaga kuvuga yuko uyu Gogo Gloriose ari uzasimbura ba Vestine na Dorcas baririmbaga gospel neza. Uyu muhanzi Gogo Gloriose yari atangiye kumenyekana ku isi hose muri rusange, ku buryo abanyamerika b'abazungu bari batangiye kumukoramo challenge ku ndirimbo yagiye aririmba, bakazicaranginga ku buryo bukomeye cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None inkuru y'incamugongo itangajwe kuri iyi saha y'Isaa Moya z'umugoroba, biravuga ko Gogo Gloriose yaba amajije kwitaba Imana mu buryo butunguranye cyane. Bavuga ko Gogo Gloriose nta bimenyetso by'uburwayi yigeze agaragaza, ahubwo nabo birabatunguye cyane ku buryo bibabaje abantu batari bakeya. Bana nanjye muri iki kiganiro umenye byinshi kuri urupfu rw'uyu Gogo Gloriose batangaje ko yaba yitabye Imana. Ese aya makuru yaba ariyo? Ese aya makuru batangaje kuri uyu mugoroba yaba ari ukuri? Tujye kumenyera byinshi muri iki kiganiro, cyangwa se muri breaking news igezweho, amakuru y'indahana arimo kuvuga kuri urupfu rwa Gogo Gloriose. Tujye kwaje kumbura turebe impamvu koko niba byaba ari byo. Bavuga ko Gogo Gloriose yari afite urugendo ariko rita muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakaba bavuze ko yabaguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka kanya ku isaha y'Isaa Moya mu buryo butunguranye cyane. Indege ngo ntiyaba yakoze impanuka, nta bindi bibazo yaba yateje, ariko bavuga ko yaba yitabye Imana. Menya byinshi muri iki kiganiro, umenye umuntu utangaje amakuru, cyangwa se mwaye ikaze muri iki kiganiro. Nge tujye kubana muri iki kiganiro, nitwa Pacifique. Kandi subscribe niba utarayikora, ukore like, share ndetse na comment, kugira ngo breaking news uzajye uzibona mu ba mbere, ntihazagire inkuru n'imwe ijye gucika, ujye ubona notification mu ba mbere. Mwaye ikaze. Uyu Gogo Gloriose ni umuhanzi uririmba gospel hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umuhanzi watangaga icyizere ku buryo bukomeye cyane kazasimbura ba Vestine na Dorcas. None uyu ncamugongo ivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ariho uyu Gogo Gloriose yari agiye guhura n'umuterankunga w'umuzungu umukunda cyane ku mbuga ze agenda akoresha, akaba yaramuhaye tike ngo ari amusure muri Amerika hariya bagira n'ibiganiro, ndetse abe yamutera inkunga mu ndirimbo zaririmba. Uyu management we umanaginga Gogo Gloriose ku munsi w'ejo nibwo bafashe indege Rwanda yaberekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko amakuru agezwe kuri uyu mugoroba arimo gutangazwa, biravuga ko uyu Gogo Gloriose yabashizemo umwuka hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru ntabwo araba confirm, ariko ibinyamakuru bigiye bitandukanye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibinyamakuru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bigiye bitandukanye, yaba ibyandika, ibivuga, byose byamaje kwemeza aya makuru, byamaje gutangaza aya makuru ko uyu muhanzikazi wacu Gogo Gloriose yaba yitabye Imana. Ni inkuru ibabaje abanyarwanda muri rusange, ibabaje abantu batari bakeya, ni inkuru itunguye abantu batari bacyane ku isi hose, by'umwihariko muri Afurika. Uyu mukobwa yari akunzwe mu gihe gitoya, yari amaze muri muzika, yari amajije kurekura indirimbo zimeze neza ziryoheye abanyarwanda, indirimbo zijyana abantu muri mudu, ku buryo abantu bavugaga ko Gogo ni we wari warabuze indirimbo tangira uzisohora ubwira abantu, ubahereza ubutumwa. Yaririmbaga indirimbo zirimo ubutumwa bukomeye cyane ku bantu bagiye batandukanye bumvaga ibihangano bye, cyangwa se bamukurikira ku rukuta rwa YouTube. Muramuzi uyu Gogo Gloriose ababaje abantu batari bakeya. Nkomeza kwihanganisha umuryango we muri rusange n'inshuti ze muri rusange. Ndabashimiye cyane twabanye mu iki kiganiro. Jye mwari kumwe na Pacifique.
nkomeza kubashimira mwe mudahema gukurikirana ibiganiro bya Cardinal TV umunsi ku munsi. Ndabibona ko munsapotinga mu buryo bukomeye cyane, mukomeze munkurikirane. Nzagenda mbagezaho breaking news ziba zigezweho zicikana ku nkoranyambaga zitandukanye. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, Imana ibarinde.